Mwaramutse neza bakundwa, mwaramutse neza. Gahunda ni ukuganira kandi tugamije kubaka umuryango. Umwaka mushya muhire rero. Turi kumwe rero muri iki kiganiro, nifuzaga ko uyu munsi by'umwihariko tuganira. Hari ikintu gikomeye nifuza ko tuvuganaho. Hari message nagiye nsoma ku biganiro by'amategeko kuri YouTube channel y'undi muntu, ni ukuvuga y'umunyamategeko witwa Munyentwari Maurice. Ndanamushimira cyane ko aduha ibiganiro byiza, aduha ibiganiro biryoshye. Hano rero hariho comment nifuje ko tugenda tuziganiraho kugira ngo basubize bamwe na bamwe mu bibaza bino bibazo, kuko hari ibibazo byinshi nifuza ko abagore babasha kugenda bo ubwabo birangizamo, bikemuramo ku buryo bibavamo, ntibakomeze gutekereza à l'inverse, donc ntibakomeze gutekereza mu buryo bucuramye. Hari ukuntu hari ikiganiro yakoze kuri kwimana umwana, kwanga gutanga indezo, amategeko abivugaho iki. Ni byiza cyane ko abantu basobanukirwa aya mategeko, kubera ko kenshi na kenshi abantu usanga nyuma yuko mubyaranye par accident, kuko hari nk'ukuntu njya mpugura abantu turi mu mahugurwa nkababaza ntese mu by'ukuri reka tuganire, mbese hagati yawe n'uwo mwashakanye igihe mwaba mwaraganiriye ngo mubyara umwana ni ryari, ku buryo umwana yaje mwarateguye, mwaraganiriye, mwarabyumvikanyeho, mukavuga muti ubu tugiye gusama, mugashakisha umwana. Uretse inda ya mbere ku mugabo n'umugore bakimara gushyingiranwa usanga babiganiraho, akana nitukabona aho ngaho, ariko noneho izindi nda zose mwagiye musama ni izihe mwateguye, mukavuga muti reka dutegure tuzabyara umwana, reka dupange gahunda. Ese imibare y'ababiteguye ni ingahe? Ni ukuvuga ngo nawe nubona iki kiganiro muri comment hasi ujye uhita unsubiza, kugira ngo mbashe kumenya ese mu by'ukuri abana tubyara turabategura, ese turabategurira, kuko izi ngaruka zose niho rushingiye, niho rushamikiye, niho ruzingiye. Ni ukuvuga ngo tubyara umwana ariko ukamubyara bigutunguye, ntiwigeze ubitegura, ntiwigeze uteganya ko uwo mwana azavuka, ibyo azakenera, uko azabaho. Noneho mu byumvikaneho n'uwo mwashakanye. Noneho iyo umwana amaze kuvuka, niba mwe mubanye cyangwa mutabanye, noneho bikaba ari byo bidetermina uko umwana azabaho. Nyamara umwana iyo ajya kuvuka, mbere y'ibyo byose mu mwarateguye ko azabaho, azakenera ibi, azitwara gutya. Noneho mwabana mutabana mukazabasha kudetermina noneho uko muzabasha kurera uwo mwana. Rero bibatungura nyuma iyo mutabanye kandi uwo mwana mwaramubyaye, cyangwa se iyo mutandukanye mwarasezeranye kandi uwo mwana mwaramubyaye, noneho mugatangira kwitana ba mwana ku burire bw'uwo mwana. Hano reka mere kuri zimwe muri message nagiye mbona, ariko nkabona ko ni byiza ko umugore aganira n'umugabo we, bakumvikana ku buryo bazarira umwana babyaranye. Kuko niba wateye inda, ntago bivuze kwihakana umwana just kubera ko wateye inda, ngo urihakana responsibility. Nubwo itegeko rikwemerera ko ukwiriye kuba umugabo uzaba ufite umwana kandi wemererwa ko wabonana n'umwana wawe, kandi ntibigutegeke ngo nuko watanze indezo cyangwa utayitanze, ariko wowe mu mutima wawe wagakwiriye gutekereza ukavuga ngo jewe narabyaye, ndi umubyeyi. Uwo mwana uri kurwanira kujya kureba, niba utazi uko yaraye, ntumenye uko yiriwe, ntumenye uko ameze, ntumenye icyo yariye, ntumenye icyo akeneye n'icyo adakeneye, uwo mwana kuki wumva wifuza ko uwo mwana mwahura? Reka mbahe zimwe muri message nagiye mbona. Hari uwanditse aravuga ngo murakoze ku kiganiro cyiza, ngewe nabyaye umwana, ise aranyihakana, ndihangana, ndamubyara, ndamurera njyenyine, yaranze no kuza kumureba byibuze na rimwe, murera jyenyine. Umwana ageze muri siniya ya 5, we ajya kumusura, ntiyagira icyo amufasha. Arangije secondaire abona akazi, none afite ubukwe mu kwa 2, yanga kubimubwira. Jewe ndamuhamagara ndabimubwira ko umwana afite ubukwe, none ari kumbwira ngo kuki ntabimubwiye mbere y'igihe, ngo kandi nanjye akomeza avuga ati kandi nanjye nibwo nari mbimenye, uwo muryango umereye nabi, ngo narabasuzuguye, ubu nkora iki kuko koko kandi n'umukobwa wanjye yanze kwakira ibyo iwabo bamukoreye, ngo ntabashaka mu bukwe bwe, nkora iki?
urebeye kuri iyi mesaje harimo mesaje nini cyane, harimo ikintu kinini cyane uyu mubyeyi asobanura muri iyi mesaje. Cya mbere aravuga ati nabyaye umwana isaranyihakana. Harimo ikintu cy'uko uwo mugabo amaze kubona ateye inda uyu mugore yamwihakanye, yatangiye kumwereka ko nyine atari umwana we atwite cyangwa se atakeneye no kumwitaho, atakeneye no kumufasha. Kindi gikomeye ati ndamubyara ndamurera njyenyine, yaranze no kuza kumureba. Mu by'ukuri urabyaye, iyo umubyeyi abyaye arahembwa, iyo adahembwe nabura arasurwa akagerwaho, buri wese akamugeraho. Wowe ntiwanamusuye, ntiyigeze asa no kureba umwana, wowe ntiyamusuye, ntiyaje no kureba umwana, yanihakanye iyo nda, anihakana uwo mwana. Hanyuma igihe kigeze, umwana ageze mu mwaka wa 5 secondaire, umwana niba ari we wagiye gusura se cyangwa niba se ari we waje kumusura simbizi, ngo ariko ntiyagize icyo amufasha. Kandi yarabizi ko umwana ari kwiga muri secondaire, akeneye minervare, akeneye dukoresho, wenda niyo abasha kwasima udukoresho gusa. Icyo cyari kuba gikomeye. Ngo noneho arangije secondaire abona akazi. Abona akazi, arakora, atangira nawe kuyubaka. Hanyuma ngo amaze kubona akazi, muri uyu mwaka uyu dutangiye wa 2025 afite ubukwe. Uyu mwana afite ubukwe. Mu kwezi kwa kabiri umwana ntigeze atumira se, ntigeze amubwira ngo mfite ubukwe. Tuzi ko mu misango y'ubukwe akenshi umwana yambika ababyeyi be, akabaha impano, akabagaragariza ko bamuherekeje mu rugendo rwo kuba umuntu mukuru, akabageza aho yubaka urugo rwe. Ni uburyo bwo gushimira ababyeyi. Umwana ntigeze atumira se, noneho ngo ntabimubwiye. Noneho na nyina we akora ibya gipfura, ahamagara se w'umwana aramubwira ati umwana afite ubukwe, kugira ngo umwana at least azabe afite ko ise yabimenye atabihishwe. Ntabwo ari ngombwa ko wambika, ndaza gutanga opinion yanjye nyuma. Hanyuma ngo nyina yaramuhamagaye warabimubwira ko umwana afite ubukwe, ngo none we akamubwira ngo kuki atabimubwiye mbere se yarakeneye ko abimubwira n'iryari. Hasigaye amezi 2 yuko umwana azakora ubukwe, hasigaye amezi 2 kugira ngo umwana akore ubukwe. Yarakeneye kubibwirwa mbere igihe kingana iki, umwaka, imyaka 2 cyangwa. Ese waba utazi ko umwana yaramutse, ntuzi ko umwana yariye, ntuzi icyo umwana yabonye, warangiza ugatekereza ko umwana nagira n'ibirori azakubwira? Kuki wumva wishimiye kubona ibirori by'umwana kuruta ko wakwishimira kumenya uko yaramutse nuko yiriwe n'icyo ushoboye kumufasha? Ibyo ni kimwe mu byo umuntu yakwibaza ahangaha. Hanyuma ngo ari kuvuga rero ngo kuki atabimubwiye mbere y'igihe, ngo kandi ngo nawe ngo ni mama w'umwana akavuga ati nanjye nibwo nari mbimenye, nibwo yari ubimenye. Nyine wese ubukwe butegurwa mu gihe kingana iki? Ni ngombwa ko ubukwe butegurwa mu myaka se? Noneho ngo umwana wanjye nawe yanze kwakira ibyo waba bamukoreye, kuba bataramufashije, kuba bataramuherekeje mu rugendo rwo kumwemera n'iki n'iki. Noneho nawe yanze kubabarira, afata icyemezo yuko batazamutahira ubukwe. Hano ndifuza yuko twese twanariza, tuganire bakundwa, tujye dukosora ibigomba gukosoka, n'ibigomba kuvugishwa ukuri tubivugisha ukuri. Twoye kujya tubaho turenzaho umurenzaho ngo wera ibijumba. Hari abantu bamwe baca uwo mugani, ariko ni umurenzaho wo kurenzaho wakugiriye nabi. Ariko uyu murenzaho wo gukomeza dutorera amanyanga n'amafuti y'ibintu abantu bakora hagati yabo mu bashakanye cyangwa se mu babyaranye, umuryango ukaba ikibazo, tujye tubibwizanya ukuri rwose. Reka mbabwire, arangije uyu mubyeyi aravuga ati none kuko umwana wanjye ntamushaka mu bukwe bwe, ati none nkora iki? Ntacyo ukwiriye gukora, icy'ingenzi ni uko wamenyesheje umugabo ko umwana afite ubukwe, ibisigaye ntabwo bikureba. Ni ukuvuga ngo uwo mugabo nanaza ashobora no kutambikwa ya ngofero n'inkoni umwana ahereza umubyeyi nk'ishimwe ry'uko yamureze neza. Umwana ashobora no kuba yayimwambika mu rugero, ariko si uwo mubyeyi we arayimerita, arayikwiriye. Niba uri umubyeyi ukaba udashoboye na rimwe gufasha umwana wawe kugira ngo agire aho ava agire n'aho agera, warangiza wabona afite ibirori ukaza ukicara nk'umubyeyi kugira ngo bakwakire, kugira ngo ubashe kwishima nk'umubyeyi wabyaye, ibyo ndagira ngo nkumenyeshe ngo icyo gihe iryo kamba waba uryibye, iyo ngofero niyo nkoni waba ubyibye, kuko ntubimerita, ntubikwiriye. Bikwiriye umubyeyi wareze umwana, bikwiriye umubyeyi wakoze uko ashoboye kugira ngo umwana agire aho ava agire n'aho agera. Hari undi mugabo uzaba yarabikoze, ashoboye kuba ari se wabo, ashoboye kuba ari nako, ashoboye kuba ari nyirarume, ashoboye kuba ari oncle we, ashobora kuba ari umuturanyi, ashobora kuba ari undi muntu wamugiriye neza, wenda n'igihe yabuze minerivare akayimuha, uwo nguwo yanayimwambika.
ariko wowe nta nubwo ukwiriye no kuba wakwicara mu gisharagati uwo mwana arimo, kuko wowe uri haduyi. Icyo gihe waba uri umwanzi, waba uje kwangiza wa mwana, nta nuko ukwizera kwagakwiriye kubamo. Uyu mubyeyi rero nge ndifuza kumubwira ngo kubera iki wifuza ko uyu mugabo azaza akicara ngo nuko just yabyaye umwana, ariko nubwo yabyaye umwana ntigeze arokonesa umwana, nubwo yabyaye umwana ntigeze yemera ko ari umwana we, nubwo yabyaye umwana nta kihamya cy'uko uwo mwana ari uwe gihari, kubera ko nawe ubwe nta mwemere, ntigeze amwemera. Uyu munsi umwana kuko atangiye gufatika nibwo atangiye kwemera ko umwana ari uwe. Ukibaza noneho nk'abagore aha nagira ngo mprofite tubanze tubivugane. Abagore benshi mwishimira guhita wumva ko ugomba kugenda ukabana na wa umugabo mukabamo, donc ukumva ko niba warareze umwana wenyine ariko ukomeza witsitsa kuri wa muntu mwamubyaranye, umwitsitsaho. Niba umuntu yarakwihakanye akaba yarakweretse ko atagukeneye, akaba yarakomeje kugenda agaragariza umwana yuko nawe atamukeneye, kubera icyo ukomeza kwensista utsindagira uwo mwana kuri uwo mugabo? Ese ko wabishoboye umwana akarya akaryama, umwana akiga akarangiza, umwana akaba agihagaze ari muzima, ukamuvuza, ukamuheka, ukamuhoza, ukarara ijoro yarwaye, ukavuza umwana uhangayitse wenyine, ukambika umwana byaguhangayitse, ukamubonera icyo ajyana ku ishuri byaguhangayitse, kuki uyu munsi wumva ko ugomba guhangayikishwa nuko umwana agomba kugira se? Ntabwo uyu munsi aribwo akeneye se kuruta iyindi minsi yose yabayeho. Ya minsi yabayeho yindi nabwo yarakeneye se, yarakeneye kugira uwo yita papa, yarakeneye kugira umubyeyi nabura ushobora kumenya uko yaramutse nuko yiriwe, kugira ngo barusheho kuganira, anamugira inama, amwerekera ati mwana wanjye bigenda gutya, amukangara ati mwana wanjye ahantu ukabyitwaremo gutya. Buri muntu kuri iyi si akeneye umufasha kugira ngo abashe gutera intambwe agira aho avagire naho agera. Umuntu wese muri iyi si akeneye umubyeyi, umubera umubyeyi, umwereka aho intambwe imwe bayitera, aho bayikura bayishyira, bagashyiraho iyindi. Urumva rero hano wowe nk'umugore urimo uratsimbarara cyane ku kuba wafasha umwana wawe kubona se, kandi urimo urashaka se, ise amazi yararenze inkombe, uri gushaka se ku munsi wa mariage. Nyamara se w'umwana yari ahari guherana mbere, ntacyo yakoze kugira ngo abe se w'umwana. Se w'umwana ntago ari ukuba yarateye inda, ntago ari ukuba intanga yaramusohotsemo ikakujyamo, oya. Kuba se w'umwana birenze ibyo ngibyo. Harimo kugaburira umwana, harimo kumenya ko umwana yarwaye ukamuvuza, harimo kuganira n'umwana, harimo kumutoza uburere bwiza, harimo kumutoza ingeso nziza. Ibyo byose nibyo umwana yari akeneye ku mubyeyi kugira ngo azabashe nawe kuba uwo agomba kuba we mu rugo agiye kubaka. Ariko uyu mugabo ntiyigeze abiha umwanya, ntiyigeze anumva ko uwo mwana merita kwitwa umwana nk'abandi bana, ahubwo yamutaye inyuma. Iyo uyu munsi urimo uramukururira kugira ngo aze afate umwanya wa se w'umwana, kandi biri trotard, biri too late. Ni ukuvuga ngo yarakererewe cyane. Ni ukuvuga rero ahangaha nifuje ko ababyeyi mwese mudukurikiye, abagore mwese mudukurikiye, ababyariye iwabo surtout, nge ndifuza guprofitiraho nkahita mbabwira ijambo rimwe rikomeye. Ntukumve ko kuba warabyaranye n'umuntu bisobanuye ko azagufasha, bisobanuye ko azagukunda, bisobanuye ko azabera se w'umwana utwite cyangwa ubyaye akamubera se. Kubyarana n'umuntu nta gisobanuro kinini gihari kivuga yuko uwo muntu azasima responsibility. Nta tegeko rimutegeka. Itegeko rimutegeka gutanga indezo, itegeko rimutegeka wenda gufasha umwana. Ariko nibyo ngibyo ababikora ni bangahe mu bagabo babyaranye namwe bakobwa cyangwa namwe bagore? Ni bangahe babikoze babyubahirije? Ese yabikoza akabiherekeresha ibitutsi, cyangwa se akabikora akabiherekeresha kwirirwa bitaranga, cyangwa se yabikoza akabiherekeresha ikindi kintu kibwo wunguka iki? Nubikoze n'umutima mwiza, we ntajya kubisabwa n'amategeko. Wubwe amenya ko yari umubyeyi, akasima responsibility nk'umubyeyi, akasima responsibility zo kuba yarakoze imibonano mpuzabitsina n'umuntu idakingiye kandi batarashakanye. Icyo nicyo nakubwira. Naho ibindi byo kuvuga ngo uramwinginga, uramuteramo uwo mutima atawufite, nge nakubwira ngo ni ikosa rikomeye. Niba ushobora kuba wafata responsibility zo kwemera kuryamana n'umuntu, ugakorera aho imibonano mpuzabitsina idakingiye, kandi noneho nyuma yaho ukanatwita, fata responsibility zo kurera umwana, kuko ni wowe ubwawe wabigiyemo ubizi neza ko ushobora gutwita, kuko ni wowe ubutwita, ntabwo ari butwita. We arazisigamo intanga ze muri wowe zigusigaremo, nizimara kugusigaramo icyo ziri bukore ni inkurikizi z'icyo mwakoze. Mbere y'uko rero ukora icyo gikorwa, fata icyemezo, vuga uti ngiye kubyara umwana,
cyangwa se niba ngiye kuryamana n'uyu muntu ntabwo ndi busame, ukoresha uburyo bushoboka bwose bwatuma utari busame. Hari uburyo buba muri farumasi, urajya muri farumasi bakugira inama ukimara gukora iyo mibonano mpuzabitsina amasaha 72 atarashira, ariko winsobanurira ko igihe wemeye kubyara umwana uzatangira ukaba mbiri n'umugabo wirirwa umwinginga ngo nakubere se w'umwana, urimo urangiza umutima w'umwana wawe w'ejo hazaza. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, uri muri yangiza nawe ubwawe. Emera wasime responsibility zawe, wirerera umwana, hanyuma numara kwirerera umwana amaherezo ibindi byose Imana izagenda ibishyira ku murongo. Ntabwo ari wowe ubigena, ni Imana. Naho nuwo nguwo kandi justice izaba fact, kuko ntabwo ibintu byose dukora muri iyi si bibura kugira ingaruka. Ni ukuvuga ngo igihe kiragera tukabona ingaruka z'ibyo twakoze, twanze dukunze, ngo uwanze kumva ntiyanze no kubona byo biraza tukabona, byanze bikunze turabona. Ariko noneho icyo gihe justice izakorwa, ariko wowe sunika iminsi urera umwana atera imbere, ibindi uzaba ubimenye. Naho uwundi we wikwirirwa ubitinda.